Kazi Banyarwanda intwarane kazi basangirangendo bavandimwe kandi inshuti zacu, mwe mwese mukunda u Rwanda n'Abanyarwanda, mwe mwumva ko ibyiza byose byatugeraho twese nk'Abanyarwanda tukabisangira nta gucuranwa, nta gukumirana, nta kwikanyiza, nta kurobanura Abanyarwanda uhereye ku kintu icyo ari cyo cyose. Mwe muranira ko akarere dutuyemo gatekana, kakajya imbere, kagakira, kagatsimbakaza imibereho myiza ibereye buri wese mu rujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibintu, muri demokarasi isesuye yuje kubaha amategeko, amahame ngenderwaho kandi yayandi twiyemeje tugomba gushyira mu bikorwa kugira ngo atugenge ndetse anatuyobore. Mu gihe isi yose yahagurukijwe no gushaka ko akarere dutuyemo kabona amahoro, umutekano, iterambere birambye, agatsiko k'abicanyi babibumbiye mu mutwe wa FPR Kagame abo bo ntibabikozwa, ngo nta tegeko, nta mahame mpuzamahanga agomba kubahirizwa igihe cyose baharanira inyungu zabo bwite. Abanyarwanda bagomba kuhashirira, abanyakarere bagomba gutikira, ariko agatsiko kakagera ku nyungu zako, iby'amategeko ndetse n'amahame agenga abantu ndetse n'ibintu ntukabibabaze, ngo bazabireba nyuma yabyo bamaze kugera ku nyungu zabo bwite. Ibyo akaba ari byo Kagame yemera kandi yifuza agomba gushyira mu bikorwa. Ubwo isi yose ishishikajwe n'uko ubusugire bwa Kongo bwubahirizwa, abanyekongo bakaba mu mahoro, mu mutekano kandi bagatungwa n'ibyabo Imana yabaraze, agatsiko k'abicanyi bo muri FPR barusahurira mu nduru, babandi bashishikajwe no gufata ibya rubanda ntibabyumva, ntibabikozwa. Bakomeje guhamagarira abana b'Abanyarwanda gushirira muri Kongo, aho bababwira ko inyungu nyuma yo kwigarurira Kongo ndetse n'ahandi niho amategeko agomba gushyirwa mu bikorwa, kandi kwishyira ukizana kajya kwaboneka muri bo cyangwa se mu karere, igihe cyose ngo inyungu zabo zitari zagerwaho, igihe cyose batari bafata Kongo, nta mategeko agomba kubahirizwa. Ndibwira ko igihe ari iki ku Banyarwanda, ku Barundi ndetse no ku Banyekongo. Twese twifuza amahoro, umutekano, icyizere cyo kongera kubaho nk'abantu Imana yaremeye imirimo myiza kandi igirira abandi akamaro. Igihe ni iki ngo twitandukanye n'abafite indi myumvire, birebaho, bikunda kurusha uko bareba inyungu rusange, ahubwo bo bakirebaho ubwabo, aho baharanira inyungu zabo. Nitugomba kurebera no gutegereza ko buri wese ahaguruka, tugomba guhaguruka tugaharanira ikintu cyose cyatuma u Rwanda, Burundi, Kongo bisugira, bigasagamba mu mahoro, mu mutekano kandi birambye. Bya bindi byuje kurya mbere, byuje gukungahara muri byose, twamagana barutwitse kandi twitandukanya n'ibikorwa byabo cyangwa se n'imyumvire yabo imwe ishaka kumaraho abanyakarere. Reka mwongere mwiyumvire ba bayobozi bashinzwe kurengera ndetse no kurebera Abanyarwanda, bakaba intangarugero muri bo, babandi bashinzwe kwigisha no gutoza urubyiruko kwanga umugayo mu mibereho yabo yose, aho bari kubahamagarira
gushirira muri Kongo, aho bari kwamagarira ko nta tegeko rigomba kubahirizwa igihe cyose bari gushaka kugera ku nyungu zabo. Bagomba gukandagira uwo bahuye, bagomba gukubura aho banyuze hose. Abo ngabo nibo biyise ngo ni abacunguzi, ni abarengezi mu karere k'ibiyaga bigari. Abo bahamagaye bafite amadisikuru yo gutsembaho ndetse no kurangizaho no gukubura ahantu banyuze hose. Gusa nabwira urubyiruko, kuko arirwo Rwanda rw'ejo cyangwa se abanyakarere b'ejo, ntibashobora kugera ku mutekano, ntibashobora kugera ku mahoro, ntibashobora kugera ku majyambere, ntibashobora kugera ku busugire bwabo n'amadisikuru abamagarira kwirengagiza amategeko n'amateka agenga abantu ndetse n'ibintu. Ntibashobora kubigeraho gutura ngo batunganirwe igihe cyose bifuza yuko babuza abavandimwe, babuza abaturanyi, babuza abo bavukana umudendezo wabo, bakabakura mu byabo ndetse bakabaka ibyabo, bakababuza hepfo na ruguru. Ntabwo bashobora kugera ku mahoro arambye, ku bukire burambye, ku mutekano urambye igihe cyose birengagiza ikiremwa muntu ngo bakagikandagira, bakakica uko bashatse, bakakikoza hepfo na ruguru. Ntabwo ari byo. Abo bayobozi babibabwira ntabwo ari intangarugero, ahubwo bari kubaroha. Cyari igihe cyo guhaguruka mukabamagana. Ni ngombwa ngo twese abakunda amahoro, abakunda kubaho, abakunda ibyiza, babandi bifuza ko ibyo nagirirwa ariko byagirirwa abandi, babandi bumva yuko abanyekongo bakwiye amahoro, abanyarwanda dukwiye amahoro, abarundi bakwiye amahoro, dukwiye kubana twuzuzanya, dukoranira hamwe kugira ngo tuzamure akarere kacu. Duhaguruka tukamagana imvugo ya Kagame, tukamagana imvugo ya Rutaremara. Donc babikoze muri 1990 kugeza muri 1994 u Rwanda rucura umorogo. None barongeye baragurutse bari kubikora mu 2026, aho bavuga ko nta mategeko agomba kubahirizwa ndetse ko nta burenganzira igihe cyose batari bafata igihugu cya Kongo. Amahanga turatangaho umugabo ngo ibizakurikira bazibage bifashe, kandi abanyarwanda ntawo duhuriye, ndongera mbisubiremo, n'ibikorwa byabo by'urukozasoni byo guhamagarira abana b'abanyarwanda gushira muri Kongo, byo kubuza abanyekongo amahoro ndetse byo kwirengagiza amategeko akwiye kutugenga kandi dukwiye kubahiriza. Mureke mu biyumvire tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira, ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza. Ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira, ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza. Muzakora iki? Muzakora iki? Muhaguruke mujye kubohora igihugu. Muri ahangaha erega muri bombo, reka turajya kuri internet ni hari igihugu kiri hariya abantu bararwana. Niba mushaka mu bindegere muhaguruke mufate imbunda, bariya bariye mu mafashe mu bohore Kongo ni iyanyu, ntabwo ari nkuko nahoze numva mvuga ngo wacu mu murenge no iwanyu ni Kongo ni muyibohora. Ibohotse iyo jenoside yakatumba yamenyekana nizo y'intuza, kuko ubutegetsi bushyizwe n'abantu bake, izo jaze nizo zose zahana. Kuki yahani hanwa nuko twatsinze, iya hano ni ibihanwa nuko twatsinze. Nimugira ngo iyo dutsindwa ntabwo bivuga. Naje numva muhoze rubyiruko ngo muzakora iki? Muzakora iki? Muhaguruke mujye kubohora igihugu. Muri ahangaha erega muri bombo,
reka turajya kuri internet ni hari igihugu kiri hariya abantu bararwana niba mushaka mu bindegere ni muhaguruke mufate imbunda bariya bariye mubafashe mu buhore Kongo. Bavandimwe basangira ngendo kandi banyarwandakazi, mwumviye abayobozi dufite babandi twakiriyeho kugira ngo bashishikajwe n'icyagirira abanyarwanda bose akamaro. Mwabiyumviye amategeko ntacyo ababwiye, donc murashishikarizwa kujya gufata igihugu cy'abavandimwe ndetse no kwica abavandimwe no kubabuza umutekano. Ntabwo aricyo twabashyiriyeho, bananiwe kugera ku nshingano twabahaye, ntibave ku butegetsi. Abanyarwanda tuzibonamo abadufasha kandi bagaharanira inyungu z'abanyarwanda bose, kandi bagaha u Rwanda agaciro, igihugu kigenga kandi igihugu kibana neza n'abaturanyi. Reka mwiyumvire amarira y'abanyarwanda, wenda abatere kugira ishavu, abatere kugira agahinda, maze bidutere guhaguruka nk'umuntu umwe, turebe icyakorwa cyagirira abanyarwanda bose akamaro, twabana mu marira maze tukomora ibikomere ibya buri wese, kandi nta n'umwe dusize inyuma. Imana izadufasha. Guze tuzi yuko ari imiturire, none ubuyobozi burashaka kudusenyera ngo nidukureho amabati n'inzugi, turishyura mituweli. Baratekereza ko baba barashutswe ariko bakibaza aho berekeza mu gihe bari gusabwa gusenya amazu yabo. Tugomba gusenya bakahatuza abandi bantu, kandi natwe turi abanyarwanda. Ese baratuvana mu Rwanda rwacu twebwe tugehiye? Twebwe twabonye ko Mucinzi John n'umurenge nibo babifite. Uyu munsi araza akatubwira ati muhumure, higira umuntu ubirukana. Mukanya gato kajya kubona umurenge uramanutse ngo muvemo. Iyindi midugudu nta kibazo. Nta kibazo rwose, nta n'ikibazo gihari. Namaze imyaka 5 mu ikode, pagasa nihambira mbashiye kugura ikibanza, napagashije nubatse inzu, none ngo ninyisenya, ndayisenya ngehe kuko bareke kutujugunya ku gasozi nk'izi nyamaswa mbere zitaba. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. And don't shed a tear through the darkness and good times. I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting. Guze tuzi yuko ari imiturire, none ubuyobozi burashaka kudusenyera ngo nidukureho amabati n'inzugi, turishyura mituweli. Baratekereza ko baba barashutswe ariko bakibaza aho berekeza mu gihe bari gusabwa gusenya amazu yabo. Tugomba gusenya bakahatuza abandi bantu, kandi natwe turi abanyarwanda. Ese baratuvana mu Rwanda rwacu twebwe tugehiye? Twebwe twabonye ko Mucinzi John n'umurenge nibo babifite. Uyu munsi araza akatubwira ati muhumure, higira umuntu ubirukana. Mukanya gato kajya kubona umurenge uramanutse ngo muvemo. Iyindi midugudu nta kibazo. Nta kibazo rwose, nta n'ikibazo gihari. Namaze imyaka 5 mu ikode, pagasa nihambira mbashiye kugura ikibanza, napagashije nubatse inzu, none ngo ninyisenya, ndayisenya ngehe kuko bareke kutujugunya ku gasozi nk'izi nyamaswa mbere zitaba. Ntabwo baduhamagaye ngo batubwire. Gutungurwa no kudasobanurwa impinduka ku bikodeshereza y'ubutaka bishyuzwa imisoro ni zimwe mu ngamba bamwe mu baturage b'umurenge wa Rubengera mu karere ka Karongi bavuga ko zabituye hejuru nta bindi bisobanuro. Abaturage bo mu karere ka Karongi cyane cyane mu murenge wa Rubengera bahamya ko ibyangombwa by'ubutaka bwabo bukodeshejwe imyaka 99 bivuze ko ari ubutaka bw'icyaro butagomba gutangwaho umusoro wari wo wose ku gikorwa cyari cyo cyose bashatse kubukorera. Amajwi n'amashusho y'abaturage barebwa n'iki kibazo arerekana akanasobanura aho impungenge zabo zishingiye. Kubera ko abince z'icyaro zitakwiye gusora.
ubwo ntibisaba kuzabahindurira ibyangombwa kugira ngo mujye mu mujyi. Kuko niba leta ishaka ko tuva mu manegeka tukajya aho abandi bari ku mujyi bakaba bavuga ngo aho tugurisha tubanze dusore tuzahava gute kandi aho twari dutuye ariho hakwiye kudutuza aho bashaka tujya. Murasaba iki rero? Dushaka ko leta turenganura ikureho ibyo bintu by'imisoro yo mu giturage. Ibyo mu by'ubutaka dufite byanditseho ko dukodesheje imyaka 99 none kandi ubu gukodesha imyaka 99 twumva ko nta musoro twagombye kubazwa undi musoro nyuma y'imyaka 99 none ubu sahiye barimo baratubwira ko ngo dufite ibirarane ukibaza niba imyaka 99 ishize bikatuyobera. Hari ibipapuro byagiye bimanikwa bavuga ibyo umuntu agomba kwishyura ugasanga hari n'uwo babaza ibihumbi 400 350 ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Ibihumbi 400 bakabikubaza utarigeze unabifata mu ntoki. Ukubitubwira twabonye impapuro ziza ngo tugomba gusora ariko nta buyobozi bwigeze butwegera ngo butubwire impamvu tugomba gusorera ubwo butaka kandi unarebye ubwo butaka dufite ntabwo bushobora kubyara amafaranga batubaza. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwemeza ko iki kibazo kiriho ariko ntibwemeranya n'abaturage bavuga ko batunguwe kuko ngo babimenyeshe inshuro nyinshi. Nyamara nanone bwemera ko bugomba kongera kukigana ubushishozi busura buri mudugudu utuyemo abaturage babangamiwe n'uyu musoro ku bukode bw'ubutaka. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Bwana François Ndagisaba: ntabwo tugomba kwirengagiza igice kimwe, hari igice cy'imisoro ariko no kureba abaturage bacu kugira ngo koko niba batarengana, kuko habayeho n'amatangazo yagiye abamenyesha. Ariko nanone nkatwe ubuyobozi dushinzwe kurebera abaturage tugiye gukora inama njyanama vuba ngaha, tugende tujye mu mudugudu turebe mu tugari icyo gihe icyo bibazo cyari cyagaragaye ahantu hamwe muri Rubengera, turebe n'ahandi hose turebe icyo amategeko ateganya, none twicare tujye inama turebe icyo umuturage agomba gukora atavunitse ariko nanone hakurikijwe amategeko. Hakurikijwe itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda nimero 08/2005 rigena imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu Rwanda, n'iteka rya Minisitiri nimero 001/2008 rigena ibyubahirizwa n'ibikurikizwa mu gukodesha ubutaka. Ingingo yaryo ya 3 yerekeye ubwishyu bw'ubukode rivuga ko ubukode ku mwaka ku bantu bafitanye amasezerano y'ubukode bw'ubutaka na leta mu gihe cy'imyaka 99 batanga umusoro ungana na 0 ku mwaka. Icyakora iri tegeko riteganya ko ubu bukode bushobora guhinduka buri mwaka ariko agaciro kongerewe kakishyurwa ari uko habanje kujyaho itegeko rya Minisitiri rihindura agaciro ka mbere. Ibyo iri tegeko riteganya bikaba bitarakorwa ku butaka bw'abaturage bari mu nkengero z'umujyi wa Karongi na Rubengera. Kandi mu by'ukuri n'umutungo mfite ntabwo buri kwezi nshobora kubona ayo mafaranga. Saba ubutegetsi guhindura uko abafungiwemo bafata. Gusa igipolisi cy'u Rwanda kirahakana civuye inyuma ko atamunyagihugu barya urwara mu baba bafungiwe aho. Ibindi kuri inkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Munyamagana. Ubundi ugiraga mu munsi wa mbere bakagukubita bamara kugukubita bakakuzanira imiti yo kukorosha, mbese ibimeze ng'ikinya bagutera wakomeretse cyane ndiwumva uburibwe, bahambiraga umukandara n'umuntu abakenyeje kabara gukubitisha mu mutwe. N'ubuhamya muri benshi bafungiwe ku kigo ubutegetsi bw'itangururamuco cya Nyabishongo giherereye mu murenge wa Mudede mu karere ka Rubavu. We na bagenzi be benshi bavuga ko inkovu basigiwe n'ubuzima bubi babayemo mu gihe bahamaze bahafungiwe zikiri nshya, kandi ko ibihe bibi bahagiriye bikomeza kubagaruka mu ntekerezo buri munsi. Hari abavuga ko kubera inkoni n'ibindi bikorwa mbabaza mubiri bakorewe byatumye bahahamuka ku buryo basigaye birinda icyo ari cyo cyose cyatuma bagira umwaka watuma bongera kwafungirwa. Umva uko babivuga: batanga ibihano byana kwica udashoboye kwihangana. Nta mu buzima bwanjye ntabwo nigeze nkubitwa kuko nurageze hariya bafataga amakaburi abiri bakayazinga bagakubita bakazana n'inkoni z'iminzenze. Abapolisi baba bafite inkoni z'iminzenze bagura mu masoko bagakubita paka inkoni ishaje bakaja kugura iyindi. Nk'aba b'abasirimu baraha mu gasantere utigeze ufungwa ntabwo wamubwira ibitendo bya hariya nkapfe kubyemera. Buriya natashe mu mutwe wuzuye amashundu najaga nakandisha amazi ashushe kabisa, ntabwo aba ari ukugorora aho bari mucanye. Ubundi umuntu uvuye hariya taranziti mu mugongo hano mu mugongo kubera inkoni aba yarabaye umukara barakubita bagakubita ntambu. Bashimangira ko inkoni ari ryo gaburo rihaba ku bwinshi, naho ibyo kurya bisanzwe byo ni hafi ya ntabyo. Mu gitondo kare bakaduha agakombe gacagase, nimugoroba saa 11 bakaduhereza kandi gakombe k'ibigori
Kimpungure ubwo igitondo na nimugoroba twabaga turi gukubita baje kutwogereza muri sare bari kudukubita buri gihe mbese baraboza ni ugukuramo twe wenda ari nk'abantu wenda nka 50 duspose urugero bagaterura igitango bakajya baraturura amabase bari kukumena abandi bari guturuka inyuma n'imbere bari gukubita zirango ni badukubita ni izo kutwica ntago ari izo kugira ngo umuntu cyakireke ahubwo bashobora kugukubita inkoni noneho zindenga kamere ngizo basanzwe badukubita bigatuma ubuci ihebe kurenza uko wari umeze. Raporo z'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch zakunze gutunga u Rwanda gatoki ko ruhonyanga uburenganzira bwa muntu mu bigo nk'ibi. Iyo umwaka ushize 2016 yashyize mu majwi ikigo cya Gikondo, icya Muhanga, icyambazi mu karere ka Huye ndetse n'icyanya Bishongo muri Rubavu igaragaza ko bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagakorerwa iyicarubozo. Ubutegetsi buvuga ko ibi bigo bifasha gusubiza ku murongo abakoresha ibiyobyabwenge, inzererezi, hindaya, abajura boroheje, abazunguzayi, abasabiriza, abana n'abakuze barangwa n'imyitwarire ibangamye. Abafite ibyaha binini bakanyuzwa muri ibi bigo bakajya gufungwa, abandi bakagororwa bagahabwa ubumenyi mu myuga itandukanye. Ariko raporo ya 2016 ya Human Rights Watch yagaragaje ko hari benshi barinze gufungurwa nta mwuga n'umwe bigishijwe, kandi n'ubu hari abatashye bazi ikivugo cy'akarere gusa. Kozi nashime banarigishaga bavuga ngo turi ingange za Rubavu tirangwa n'umuvuduko mu iterambere imigo bayigize indego nico kintu batwigishaga abenshi bice hari abarahagi hari igihe umuntu amara gupfa bakaja kumutebeza muri fosi batatu nje mvungiye wo mu kwezi kumwe ari ibyo biri inyuma ngagusa bakubita umuntu wanapfuye bakamuhisha. Haba kuri izi raporo za Human Rights Watch cyangwa kuri ubu buhamya bw'abaturage bafungiwe muri ibi bigo, igisubizo cy'ubutegetsi gikomeza kuba kimwe. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'Uburengerazuba CIP Theobald Kanamugire ku murongo wa telefone yateye utwatsi amakuru y'uko igipolisi cyaba gitoteza abafungiwe mu bigo ngororamuco. Amakuru afite impamo nuko nta toteza rihari, ntabwo bigeze batwemerera wenda ngo tuganire n'abakirimo, ariko abo twaganiriye bahafungiwe batubwiye ko rwose babakubita uko babyutse n'uko baryamye abari inkoni. Kandi amakuru y'impamo nk'aya nuko icyo ari ikinyoma hari kandi kuyata turazisura aho ziri hose nta toteza rihari, ariko uko bize muri iki gihugu hari umuntu wajya n'undi urwara akarara atagiye kumurega. Hari nk'uwambwiye ko muri Nyabishongo ngo yahafungiwe kandi ngo yahavuye hari batatu bamaze gupfa bakajugunywa mu cyobo kiri hafi aho ngaho. Mu myaka maze usibye no kuhatira nta n'urarwara hari kandi urumva barwaye. Twasabye ko batwemerera tukabonana n'abafungiwe mu kigo cya Nyabishongo, ariko ubuyobozi burabyanga. Kuba gusura ibi bigo no kuganiriza abakibirimo nabyo bigorana. Hari ababifata nk'uburyo ubutegetsi bukoresha kugira ngo imibereho y'abahafungiwe ikomeze kuba ubwiru. Twagerageje kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Bwana Aime Bose ni bamwe, atubwira ko afite abashyitsi ko atuvugisha nyuma, ariko inshuro zose twongeye kumuhamagara ntiyafashe telefone cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwandikiye tumusaba kugira icyo avuga ku mikorere y'ibi bigo. Nubwo ubutegetsi buhamya ko ari ibigo byakira bikanasubiza ku murongo abantu bakunze kugira imyitwarire ibangamiye ituze n'umudendezo by'abandi, ariko ubuhamya bw'ababinyuzemo bugaragaza intego yabyo mu yindi shusho. Ese waje ukaja kuvana ngo barakugoroye waramuga. Saa 7 z'ijoro ishyira ku wa gatatu twamenye ko yaravuye kureba umupira ubwo yahuraga na mugenzi we bagasanga batezwe n'abantu. Harerimana bakunze kwita Pablo wari kumwe na nyakwigendera niwe ngo wabanje kunigwa. Twahageze akimfata akaboko amanura gutya kuri sekare ya mbere ya kabiri yanyu, ngiye kumva abantu baza batabandigira n'inyuma cyane bakanda imitsi cyane bakubita hasi barakaba cyane, ariko ndwara nabo mvuza induru cyane. Abantu bari benshi cyane kugira abantu babi ntabwo bapfa kunajya ntabwo iginduru ngo ndagura nabo hasi mvuza indakosha bakanda gutya gutritse imitsi gucyamunaga mu cyacu cyo hirya bakanda cyane bita bope nabara papa turabana none umva imbaraga ziracaye cyane umuntu azavuga ngo mwatukira imitsi tukagenda mvuze induru se kuno ngo papa waza kubisa urugi umva bagira ko imbaraga zimaze kunshirana cyane umugeni njyamye aho ngaho ntabwo ndamenye byari imbaraga zanciranye agiye kushituka ndi muri ambulance umaze ko maserume n'ibinini teba hejuru sezedariye gangara byatugize amahirwe maze yapfuye numva ari nuko bihagaze ndamenyemo hari n'ijoro kuko ntabwo nakutwata tuganira ntabwo byo nabitekereje ko namotse bakosika kimana numva abantu bandikiye inyuma ntabwo umuntu namenye. Byari agahinda n'amarira kuri uyu muryango n'abaturanyi babo ubonaga harimo n'abahungabanyijwe n'uru rupfu bamusezeragaho umwe ku wundi, hanyuma bagasohoka bagaha umwanya abandi. Twabonye amaraso y'aho babanje kurwanira ari naho nyakwigendera yaguye yashyinguwe mu irimbi rya Nyamirambo. Ubugizi bwa nabi nk'ubu bwari bumenyerewe mu kagari ka Kabahizi mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Emmanuel Musabeyezu yatubwiye ko umwe mu bihishe inyuma y'ubugizi bwa nabi yamaze gutabwa muri yombi.
nta nubwo wavuga ngo nuwaho ngaho kubera ko n'uwamwishe yarafashwe yarafashwe na polisi ariko ni umuntu twasanze utuye mu murenge wa Kigali gusa wenda tugakeka ko ushobora kuba afite ibyitso bishobora kuba barakoranye. Ngendahimana Festus umuvandimwe wa nyakwigendera kimwe n'umuryango muri rusange basabye ko abenshi nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bashakirwa bakazanwa mu nteko y'abaturage. N'agahinda kuri twebwe kuba tubuze umuvandimwe biba ari igihe gikomeye cyane tuba duhuye nacyo. Turasaba ubutabera ko abo bantu baramutse bakoze ankete bagafatwa babashyira imbere y'abaturage bo mu kagari ka Kabahizi bakabereka abantu bose bakababona ko ari abagizi ba nabi. Ntabwo ari ubwa mbere, yari inshuro nk'iya gatatu kuri we, gusa ntabwo tuba tuzi ko ari ibintu bikomeye kugeza aho bazamwica kuko nta nubwo tuzi icyo yapfaga nabo, nta nubwo tubazi. Gusa Ndayisenga Dieudonné uziranye na nyakwigendera kuva mu bwana bwabo n'uyu warusimbutse basabye ko abashinzwe irondo bajya bagera no mu ngo. Yambabaje cyane, ni umuntu wanyuraga cyane kuko nanjye ni umuntu ukunda kuba akantu kanyengera shoke n'amaruka kandi wabajyaga amanuka yaba imvura yaguye akanga kutunyura ahangaha akageza mu rugo acyo n'umuryango w'inyuma biga ku muryango atari ko byambabaje muzungu yarashe akenshi yajyaga n'imbaraga yakunda kuntwara nawe n'agacupa. Uretse abantu banyura ahangaha bashikuza wenda nk'abantu badama amashako cyangwa amatelefoni barakwana ipfa n'abaye imyaka ine na cya gipangu batutangiriye ntabaye imyaka ine nabo ariko ibintu byabaye n'ubundi sinzi rwose byarandenze sinabona ukuntu bivuga nyine nta muntu umwe namenyemo kubera ko ejo bundi namaze nk'uwataye umutwe ubwo sinanavuga kubera nasaye kubera imitsi yari yagize icyo nasaba kubera n'aba banyerono nabo bajya bagerageza bagira baca no mu ngo kubera ko abantu niba utakintu ni ukuvuga ko n'ubundi bari baduteze kandi tubasizigiriye abo bari hariya hirya ku karitsiye. Ubu kubera nk'uko twakoraga ko biri bakagombye gukora utuyira tugiye tutuvene byibura bagakaza. Ubundi twari twarahamagaye polisi n'ubwo natwe dushinzwe umutekano ariko bakadufasha. Ubu igisigaye noneho ni ugukaza umurego kuko birarenze aho basigaye badutega bakatwica, urumva ni ikibazo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega avuga ko intego ikompanyi icukura amabuye y'agaciro mu mudugudu wa Gitega mu kagari ka Ngaru ije itangira gucukura mu mirima yabo nta kintu na kimwe bamenyeshejwe. Mu inshuro zose ngo bagerageje kubaza ubuyobozi ariko ntibabona ibisubizo. Ariko aho bigeze ubu ngubu basigaye baterwa ubwoba ko bashobora kugirirwa nabi. Impamvu ntibayizi ariko bakeka ko nyiri iyi kampani bashobora kuba bafitanye isano rya hafi na bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu. Ubwo se umwishywa wa Kagame ubwo wabushaka noneho ahubwo twasaba ngo mumuhige mumwitegereze mugende murebe na Kagame mwebwe muhura nawe murebe ko hari isano. Nese ko yatumarishije icyo turatinya kuvuga kubera twari tuzi ko perezida ari mwiza ariko yatubwira ati mumvuga bamari. Twe tuzi n'ukuntu avuga kuri radiyo yavuga twumva ari umuntu mwiza rwose ukemura n'ibibazo twavuga ngo uyu muntu akorana n'Imana. Uwo yaza rero yatubwira atarabamara twarahahamutse. Ubu ngewe njya kuri brigade buri gihe. Niyo amahirwe tunagira kugira ngo tubabone mutubarize niba yaramuhaye cyangwa uburyo kuza kutwambura ku ngufu tumenye ko n'ubutaka mwabaruye abaturage babaruriwe atari ubwabo nyine ari ubwa leta. Ubwanjye yanyibwiriye abaturage bumva ko nindamuka mpuye nawe nkagira ibyago ngahura nawe yenda ni mu modoka azahita ngonga. Dore iyi simu arimo gukoreraho ni hafi y'ubutaka bwanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo njya guca igitoki mu rutoki ariko mbanje gukenguza ko batashye. Iyo batarataha ntabwo ngera mu butaka bwanjye kuko bafite inkoni hariya nawe uzibonye ngira ngo nuzibona nawe urahita bitaye ntabwo wahagarara. Ariko yaramfashe anzamura amajipo gutya ku buryo uwari uri hariya hakurya kuri uriya musozi yarebaga hano kino gice cyose. Ndavuga muhazi wambabariye ntunyambike ubusa izuba riva. Arambwira ngo ngiye ubwanjye ngo ntago nigeze nkurongora ngo ku buryo nakugirira impuhwe. Ese nicyo kibazo ngo nacyo cyarambabaje. Ubwo no kuvuga ngo yaranzamuye mvana hariya abonye polisi ihagaze hano haruguru andekurira hano yamajipo yarekuriye hano. Ubwo ngubwo arangije noneho yagize gutya afata imipira nayo gutya anzirikanya n'undi muhungu nuko yenda yabataje hano nawe. Nukuvuga ngo iki gice cyane haruguru cyose nacyo agiye namba ubusa.
cyakora ivugwa n'aba baturage babihurizaho n'ubuyobozi bw'umudugudu ndetse n'abashinzwe umutekano muri uwo mudugudu. Gusa bo ikibazo kibahangayikishije kurenza ibindi ni uburyo ngo abaturage baho bakubitwa ku buryo hari n'impungenge z'uko hari abashobora kuzahaburira ubuzima. Ikibazo rero ngiye mfite n'icy'umutekano uri mu mudugudu wa Gitega mukeya. Mu by'ukuri abaturage baho bararengana cyane, barabakubita, abakozi ba Kristina barabakubita bakabajyana mu bitaro, tugatakira polisi kaza bamwe ikabajyana, ariko bamara no kubajyana ugasanga kuri amugana ugasanga undi muntu yagarutse kandi wa wundi bakubise batariyunga tutazi uburyo babunze. N'ubwicanyi bushobora kuba koko barabagapita iyo ugerageje kubivuga bazana inkoni bagakubita. Ubu maze iminsi njyana abaturage kwa muganga babakubise babacuranguye. Mu kiganiro kigufi twagiranye na Dusabe Christine uyoboye Sorimi Intego mu kazi yararimo nk'uko yabitubwiye, yahakanye ibyo birego ariko yemera ko ibikorwa by'ubucukuzi akora abifitiye ibyangombwa byemewe n'amategeko, ngo kandi yanahaye ingurane abaturage acukurira mu butaka. Yijeje kwereka Radio DC na TV10 mu masaha ari imbere ibyangombwa n'ibindi bimenyetso bimanaguraho ibyo birego by'abaturage, mu gihe we anakeka ko hari abantu bashaka kumugambanira. Nubwo avuga ko afite ibyangombwa ariko ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga bavuga ko iyo kompanyi yahagaritswe gucukura muri ako karere by'agateganyo kuva mu mwaka wa 2014 kubera kutubahiriza amwe mu mabwiriza bagenderaho. Kuba mwasanze barimo ibyo nabyo biragerwa nk'ikosa ryo kwigomeka. Ko twarabahagaritse mu kwezi kwa 11 kushize kubera ibyo bibazo by'ubucukuzi butemewe. Twongera nta nubwo ari bo bonyine twahagaritse kampani zigera muri 6 bose abacukuraga bigaragara ko itaka rijya mu rugomero rwa Nyabarongo twabahagaritse. Kuba uyu munsi bagikomeza gukora nk'uko mubimbwiye, ubwo ni ikibazo tuza guhagurukira ndetse kikagerekwaho yuko haba harimo kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi. Ariko nk'uko munabivuze, niba babonye bakanga no kumufata amashusho n'icyaha bishinje yuko barimo bakora mu buryo butemewe, ubwo nabyo turaza kubikurikirana. Mu mudugudu wa Gitega abaturage bavuga ko kompanyi Sorimi Intego icukura koruta ku butaka burenga hegitari, mu gihe akarere ka Muhanga ko kavuga ko ari ahantu hatoya cyane kuko ari umwobo bafite bacukuramo. Gusa aho iyi Sorimi Intego ikorera harinzwe n'abantu bafite imbunda ku buryo uwo ari we wese adashobora kwinjira kuri ubwo butaka bucukurwa iyo koruta. Usibye ibyo abaturage baninubira ko uretse kudahabwa ingurane badahabwa amahirwe yo gukora muri iyo mirimo, bakavuga ko ahubwo yahawe abaturage baturutse mu zindi ntara. Numva nge n'uriya mudamu twakwishinganisha kubera ko duhora dutumizwa kandi akavuga ngo azaza dutware ngaho tuzajya hose. Nka numva rero nkamwe rwose nk'ibi tuvugiye kuri ibi byuma, niba mwumva nta kintu muri budukorere ngo mubigeze kwa Kagame abimenye, ibyo bintu mu bisibe yatumara rwose. Twebwe turishinganisha kuri perezida kandi uyu mugabo nk'uko abivuze ati ibi mutubaza niba bitagera kuri perezida mu byihorere, mwamwaje kuduta mu kaga natwe kugira ngo ampa umutekano. Ntacyo mfa nawe ibyo arimo kudutwara nabitwara ni kuko ubuyobozi ndeba bwananiwe kuturenganura, abitwara ariko ambabariramo amahoro nzafi igihe kigeze atari bunyishe. Banyarwandakazi, inshuti zacu, bavandimwe, basangirangendo, nyuma yo kumva amarira y'abacu dukora iki, hakorwa iki kugira ngo tubaramire, kugira ngo dutabare u Rwanda ndetse n'akarere? Nyuma yo kumva impuruza ya Kagame ko nta mategeko agomba kubahirizwa, nyuma yo guhamagarira abana b'Abanyarwanda gushira muri Kongo, harakorwa iki? Turaguma turebere cyangwa tuhaguruka nk'umuntu umwe twamagane imikorere nk'iriya, twamagane imitekerereze nk'iriya, twamagane ibikorwa by'urukozasoni rushaka kongera kumara abana b'Abanyarwanda ndetse no gutwika akarere? Isaha ni iyi kandi ubufasha bwawe burakenewe. Icyo nakubwira nuko twebwe se hamwe bitadufata igihe kugira ngo tubonere umuti uhamye kandi mwiza unogeye buri wese. Ndahamagarira we, nge nawe babyumva kimwe kandi babona yuko igihe kigeze cyo gutabara u Rwanda n'Abanyarwanda, guhaguruka tukamagana cyangwa tukitandukanya n'ibikorwa ibyo ari byo byose bihungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu karere, bubogamira kwishyura ukizana ku mwana w'Umunyarwanda ndetse n'umunyakarere. Imana izadushyigikira.